utabana n'ubumuga bwo kutagira ikinabona cyariho muri iyi si. Abigishwa baramubaza, ese niba wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi bagikoze kugira ngo amere atya? Abasubizanya ubwenge, muri bose ntawagikoze, ni ukugira ngo imirimo yayo yerekanirwe mu wishaka. Nuko afata kondo hasi akamusiga ku maso ye, mu kanya gato yarakira. Haleluya, amina. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka. Mubwire ibyawe byose, yushimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka. Mubwire ibyawe byose, yushimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Bidatinze bamubonye batangira kuryana inzara. Ese uriya si we wavutse abana n'ubwo bumuga? Ese ninde wamukijije? Babwira ko ari umuhanuzi, ariko ntabwo babyemeye kubera kwinangira. Abasubizanye neza, mubyange cyangwa mubyemere, icyo nzi nuko yanyijije ntabandeba n'amaso. Nzamuvuga ahantu hose, jyewe ubwanjye n'ab'inzu yanjye, aho mumfashe tumushime akwiye icyubahiro. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka. Mubwire ibyawe byose, yushimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka. Mubwire ibyawe byose, yushimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Nugira ibibazo, wabuze uburyo wabigenza, ujye uvuga musenga Imana ikora ibitabashwa. Irabanura ku butoni, nireba nk'uko twe tureba, ahubwo ishaka buri wese ngo imugirire neza. Ukuri kose jya uyishima, kubaho ugifite umwuka. Ni benshi bagiye ahandi kandi ntacyo ubarusha. Ngaho shyira hejuru uvuga uti Mana nyemera mu wawe, kandi umpe kubana n'abandi neza nk'uko ubishaka. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka. Mubwire ibyawe byose, yushimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Agira neza umwami w'amahoro, n'umutabazi mwiza utabura kuboneka.
mubwire ibyawe byose, yishimuwe n'urukundo, yiteguye kukurinda kandi akagukiza. Wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, himbazwa iteka. Asingizwe Yesu, wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, himbazwa iteka. Wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, himbazwa iteka. Asingizwe Yesu, wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, himbazwa iteka. Twarugoko twarabo kurimbuka, ariko kubw'amaraso yetu ishyanga rye ryamamaze kandi tubivuge hose, niwe mahoro y'abizeye bamwiringira. Asingizwe Yesu, wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, himbazwa iteka. Asingizwe Yesu, wadukuye mu bubata, umwanzi w'abatuye isi bose niwe Satani, yatunze n'ijuru kubw'amaraso yamenye
singizwe Yesu, Yesu wadukuye mu bubata bw'umwanzi w'abatuye isi bose, niwe Satani yakunze ijuru kubw'amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha, n'imbazi iteka. Iwacu ni mw'ijuru ntiwimuhira, dore ntagisigaye ngo dutahe. None mugenzi nshuti nkunda, ko mbona uri mu by'isi, iby'isi bizashira, ibyo Yesu yasize avuze ko bizabaho, ko mbona bisohoye bikaba bigusohoreyeho. Ese niwafatanya natwe ngo tumwitegure, ese niwafatanya natwe twitegure, twitegure turatashye. Iwacu ni mw'ijuru ntiwimuhira, dore ntagisigaye ngo dutahe. Twitegure turatashye, kw'isi ntihakiri iwacu. Iwacu ni mw'ijuru ntiwimuhira, dore ntagisigaye ngo dutahe. Haleluya, haleluya, izina ry'Imana rihimbazwe. Abantu banezerewe mugire mutya. Amina, amina. Yesu ati mu minsi iheruka hazabaho ibihe birushya kandi bikomeye, abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, intambara n'indwara, kandi adusaba no kwitegura. Ese niwafatanya natwe ngo tumwitegure, ese niwafatanya natwe twitegure, twitegure turatashye. Kw'isi ntihakiri iwacu, iwacu ni mw'ijuru ntiwimuhira, dore ntagisigaye ngo dutahe. Twitegure dore turatashye,
materaniro yanejeje muri uyu mwaka uyu turimo. Aya materaniro yaranejeje. Nanjye uri kubwiriza nakozwe ku mutima, kandi nagiye niyegurira Imana buri munsi. Uko nahamagaraga abantu ngo nibaze biyegurira Imana bakaza, nanjye nabaga ndi kwiyegurira Imana. Buryo nabaga ndi kubegera, nanjye nabaga ndi kubwira Imana mu mutima nti nanjye ndi kukwegera, ni ukiza ubugingo bwanjye kuko bupfa kandi buri mu kaga, uzame kujya mu bwami bw'ijuru. Ndashimira Imana ko amateraniro y'uyu mugoroba ari kwegereza umusozo, kandi tukaba turi gusoza neza. Ndashimira Imana ko yabakoresheje mukaboneka muzinduka mu gitondo na nimugoroba. Imana ibaha umugisha. Abatarabonekaga mu gitondo baje nimugoroba, abatabonetse nimugoroba bakaza mu gitondo. Hari n'abahabonetse hose. Ibyo biterwa naho abantu baturuka, n'akazi bakora, n'imibereho babayeho, ndetse n'urukundo bakunda Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi ubwo twatangiye neza tukaba tugeze ahasatira umusozo ari neza, reka tuzasoze neza n'urugendo rujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Twumvise indirimbo nziza nyinshi zaririmbiwe aha, nanjye nkumva ni byiza, nkavuga ngo amina. Ariko byagira nkategeka nkibuka ko turi mu isi, nkavuga ni mu isi tuzahava ryari ngo tube mu gitaramo kinejeje kitazashira. Imana izabahe kuririmba mwese no mu bwami bw'ijuru. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi turiga ikibwirizwa kimwe, ariko kiraba kivuga amagambo akomeye. Aya magambo ngiye gusoma yanditse mu nyandiko ndi busome. Ndakoresha Bibiliya yera, ndakoresha Bibiliya ntagatifu, ndakoresha igitabo cy'umugenzi cya bene data bo mu yandi madini basenga ku cyumweru. Maze rero tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndasaba Yesu kandi namwe mu nsengere kugira ngo Yesu anyobore muri iki cyigisho. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye, uhimbazwe. Imbaraga iva mu ijuru ibane natwe. Uduhe umugisha, uduhe amahoro, uduhe gutsinda Satani, uduhe gushyirwaho ikimenyetso n'Imana. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndabanza mbasomere amagambo ari hano. Ngiye kubasomera ibintu bibiri bidutegereje. Ibintu bibiri bigenje bite? Ibintu bibiri bigenje bite yemwe? Ibyo bintu umuntu uzarimbuka harimo ikimutegereje, uzajya mu ijuru nawe harimo ikimutegereje. Ibyo bintu ni bibiri, ni ibintu bibiri bigenje bite bidutegereje. Murarambura ibyahishuwe. Igice cya 15 niho ndahera. Igice cya 15. Igihe Yesu azaba ashoje umurimo wo mu buturo bwera bwo mu ijuru, abamarayika bazazamuka niho bamubwira bati turangije umurimo wadutumye gukora. Yesu Kristo azahita ahaguruka ku ntebe yarariho. Namara kuyihagurukaho koko ngo yemeze, kuko ari ugomba kwemeza ko umurimo ushojwe. Namara guhaguruka ku ntebe ye, abantu bazasenga uko batigeze basenga, bazemera ibyaha byabo uyu munsi batemera. Agasuzuguro kazashira, abantu bikubita imbere y'Imana basenga ngo bababarirwe. Yesu Kristo wamaze guhaguruka kuri iyo ntebe, kubera umutima we w'imbabazi azumva yakongera agasubirayo ngo bababarire. Ariko kuko azaba yamaze guhaguruka, umurongo wa 8 igice cya 15 handitse iki: rwa rusengero rwuzura umwotsi, uwo mwotsi uzava mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho ibyo byago 7 by'abo bamarayika 7 byarangiriye. Igihe Yesu azaba amaze guhaguruka, aho yari yicaye hazahita huzura umwotsi. Uwo mwotsi uzamuzabiranya, uwo mwotsi uzaba umeze utyo. Yesu Kristo ntazaba kibasha nawe kwinjira ngo ajye gusubira ku ntebe. Oya, azaba yahagurutse. Yesu azahita atangaza itangazo ngo bigenje bite, birarangiye. Namara kuvuga ijambo ngo birarangiye, nibwo ibyago 7 bizatangira kumanuka. Yesu yamaze kuvuga ngo bigenje bite, birarangiye. Igice cya 16. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru, rivugira muri rwa rusengero, rivuga ribwira abo bamarayika 7 bari
biti nimugende musuke mwisi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere agenda asuka urwabya rwe mwisi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya n'igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Uyu mumarayika wa mbere namara gusuka urwabya rwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, mwisi abantu bose bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Ni abasenga ku munsi washyizweho n'abantu, umunsi utarashyizweho n'Imana. Uwo munsi washyizweho n'abantu utarigeze ushyirwaho n'Imana, hakazajyaho itegeko rihatira abantu bose gusenga kuri uwo munsi, kandi ni vuba. Uwo munsi washyizweho na Konstantino, niwe wawemeje muri 320, kandi muri 314 bari baragerageje gushyiraho uwo munsi birabananira. Maze Konstantino arabitegeka. Itegeko igihe riraza gutangwa kandi ni vuba ngo abantu bose basenge kuri uwo munsi, uwo munsi w'inyamaswa. Nirimara gutangwa ibintu byose birahinduka. Ndabanza nsoma uyu murongo. Yesu ashimwe. Bakaramya igishushanyo. Icyo gishushanyo bivuga urudubi, uruvangitirane rw'imyizerere. Bakaba bari kugendera mu gishushanyo mwenabo. Abantu rero bazahita bafatwa n'ibisebe bikomeye. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Muri iyo nyanja abari mu mato, abari mu byombo, abari hehe, n'amafi n'indugu n'indagara n'isambaza n'injanga n'ibindi byose, ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kigenza gite? Kirapfa. Kugira ngo umuntu kuzajya uva muri ayo mazi ujye unukira abanyabyaha bari ku misozi hirya no hino. Uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati wawera uriho kandi wahozeho kandi uzahora uri umukiranutsi, kuko uko ariko wabitegetse. Impamvu bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, none nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Nibyo bibakwiriye. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi n'ay'abahowe Yesu, none nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Uyu mumarayika w'amazi ngo yahise avuga ngo ibyo ukoze nibyo bigenje bite? Bibakwiriye. Kandi koko nibyo bibakwiriye. Yesu ashimwe. Abafite ikimenyetso cya ya nyamaswa. Iyo nyamaswa ivugwa aha ngaha n'indi. Iyo nyamaswa yanditse mu Byahishuwe igice cya 13. Haranditse ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ifite amahembe 10 n'imitwe ingahe? 7. Iyo nyamaswa ni inde? Iyo nyamaswa ni igiki? Ngo n'abatayizi bayimenye. Iyi Bibiliya niyo natiye, ariko nanjye ngiri yanjye kuko yanjye ari ntoya. Nabonye nkwiriye kuza nini, kuko iyi nini biratuma gutya umuntu wese ayibona yizere ko iyi Bibiliya ari Bibiliya nziza cyane. Handitseho ngo ni Bibiliya yihe? Ntagatifu. Ivuga iki? Ku gikoko. Kandi inyamaswa yo iyita igikoko. Haranditse ngo igice cya 13, igikoko mu nyanja ni ingoma y'Abanyaroma itoteza abakristo bo mu burengerazuba. Igikoko mu nyanja ngo ni igiki? Ngo ni ingoma y'abahehe? Itoteza iki? Itoteza iki yemwe? Yesu ashimwe. Imana ibaha umugisha. Mbese icyo muracyumvise? Ubwo ndirirwa njya mu bundi busobanuro bwinshi, icyo kivuyeho. Ubwo abashaka ko njya mu bundi busobanuro bazaze babisobanure. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana risobanura neza umurongo wose. Abantu bafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa bakaguma bakagendera ku myizerere n'imyemerere itari y'ukuri. Ku cyago cya 3 marayika yasutse urwabya rwe mu nzuzi n'amasoko n'imigezi, maze ngo nabihinduka amaraso. Abantu babura icyo banywa, ngo maze igihe baburaga icyo kunywa, marayika w'amazi ngo yahise aza ati wawera we, ngo abwira umumarayika wateje icyo cyago ati wawera uriho,
ati burya wahozeho ati kandi uzahoraho. Ati bavushije amaraso y'abera n'ayabahoye Yesu, none nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Ahita ashima Imana ngo ariko nibyo bigenje bite bibakwiriye. Marayika w'amazi ariho, abagiye banywa amazi ashoka mu migezi bavukiye mu biturage, bajyaga bavoma amazi bagera bakayavoma hepfo aho imisozi ihurira, ariko bazazamuka bagera ruguru aho amazi aturuka ruguru hafi y'isoko bagasanga hapfiriyemo nk'imbwa cyangwa hapfiriyemo nk'iyindi nyamaswa batazi yarashenye, kandi abarepfo baranyweye ayo mazi bakaguma bakayanywa ntihagire n'urwara n'ibicurane, bose bakabaho kuko marayika w'amazi yabonye hapfiriyemo inyamaswa yahitaga yayungurura kugira ngo ayo mazi arindwe bayanywe ari mazima. Uyu murongo muwutega amatwi, Imana ibaha umugisha. Haranditse ngo nuko marayika w'amazi, nasubiye mu gice cya 16 ngewe ubwo ndi ku murongo kandi wa 5, numva marayika w'amazi ngo n'umumarayika w'iki, Ibyahishwe 16 umurongo wa 5, w'amazi avuga ati wawera uriho kandi wahozeho kandi uzahora uri umukiranutsi kukuku ariko wabitegetse. Marayika w'amazi ngo yavuga ati ubwo wabihinduye amaraso wahozeho uzahora uko wabitegetse ndabyemeye. Yavuze ati sinkiyarinze kuko ari wowe. Yavuze ati uwaje kuyahindura amaraso andusha ubushobozi, uwamutumye andusha ubushobozi, n'uwera yahozeho kandi rero kandi azahoraho uko yabitegetse ndabyemeye, sinzongera kwirirwa nyarinda. Ayo narindaga narangije umurimo wanjye, ndayarindira abakiranutsi bonyine naho abanyabyaha nibanywa amaraso kuko bayavushije. Handitse ngo bavushije amaraso. Yesu ashimwe. Umurongo wa 6, bavushije amaraso y'abera n'ayabahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa nibyo bibakwiriye. Umurongo wa 6 turavuga ngo nibyo bigenje bite bakwiriye. Abantu rero iyo bari kwiga iby'akarengane bumva iby'akarengane k'ibihe bizaba, maze abanyamadini bakabashuka ngo abakristo bose ngo bazarenganwa, ngo n'amadini yose ngo azarenganwa, ngo n'isi yose ngo izarenganwa. Ku isi yose hazarenganwa ubwoko bumwe gusa. Ngiye kubasomera kandi muri Bibiliya ntagatifu no muri Bibiliya yera ndetse no mu gitabo cy'umugenzi, ngiye kwanza mbasomera ikintu abantu bazarenganwa gishingiweho. Ibi bintu ariko ntabwo ndabisoma ngenyine, ndahamagara abantu nka 3. Yesu ashimwe. Baze mbabwira aho basoma. Umwe araba ari umugore ngwino umuvuge, umwe araba ari umudamu azasome, nubwo atunguwe ariko araza hano arasoma, muvuge kandi uravuga biraba byemejwe araza hano asome. Isimbi nazi ubwo arahamagawe, ubwo rero umuhamagaye nawe ugumaha, ubwo nawe urasoma, ubwo muri babiri nanjye ndi wa 3 tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Bibiliya ntagatifu niyo murasoma ngenda bereka aho musoma, umwe arajya amara gusoma ahereza undi, keretse niba hari undi wazanye Bibiliya ntagatifu akayizana hano imbere. Wowe ugiye gusoma amagambo yanditse ikintu gituma abantu barenganwa kuva na kera. Muri Bibiliya ntagatifu abantu barenganwaga bazira iki? Muri Bibiliya ntagatifu ngewe ndasoma igitabo cyitwa Ubuhanga, ariko reka mbanze igitabo cya mbere cy'Abamakabe. Yesu ashimwe. Igice umutwe wa 2 turakoresha ikiboneza mvugo cyo muri Bibiliya ntagatifu, umutwe wa 2 umurongo wa 29. Numara gusoma ndaza kumubwira nawe ahantu ari busome. Ngwino hano ku ruhimbi ntacyo bitwaye, ubiherewe uburenganzira, muze hano. Imana ibaha umugisha. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abayahudi b'indahemuka bagomera umwami. Abayahudi b'indahemuka bagomera umwami. Nuko abantu benshi bifuzaga gukomeza ubutungane no gukurikiza amategeko. Nuko abantu benshi bifuzaga gukomeza ubutungane no gukurikiza amategeko, baramanuka bajya kwiturira mu butayu. Baramanuka bajya kwiturira mu butayu. Bagiye mu butayu bari guhunga akarengane. Komeza. Bo n'abana babo, abagore babo n'abatungo yabo, n'abakobwa babo n'abana babo. Kuko ibyago byari bimaze kubarembya. Impamvu ibyago byari bimaze kubarembya.
babimenyesha abatware b'umwami n'ingabo ze, babimenyesha abatware b'umwami n'ingabo ze zari zituye i Yerusalemu mu murwa wa Dawidi, ko abantu banze itegeko ry'umwami, bamanutse bakaba bihishe mu buvumo bwo mu butayu. Ubwo igitero gikomeye kirabakurikirana mu buvumo, ngo bamare kubashyikira, baca inganda ahateganye nabo, bitegura kubatera ku isabato. Bitegura kubatera kuki? Ku isabato. Kuwuhe munsi? Ku isabato. Ni dimanche, ni Friday, ni kuwuhe munsi? Bitegura kubatera kwiki? Ku isabato. Ngaho komeza. Niko kubabwira bati, Gose murakabije nubwo muje kuturenganya. Ngaho nimusohoke mwumvire itegeko ry'umwami. Murakabije mwebwe bari mu buvumo. Ngaho nimusohoke mwumvire itegeko ry'umwami. Bityo mubone kurokoka. Abandi barabasubiza bati, Nidusohoka kandi nituzumvira n'itegeko ry'umwami. Nidutegeka kwica isabato. Isabato. Iyi Bibiliya ni iyihe? Ntagatifu. Nidutegeka kwica iki? Isabato. Noneho uravuga ngo akarengane, ubeshye abakristo, abanyamadini rero barabeshye. Ngo hazaba ngo akarengane, ngo kazaba ngo akarenganya ngo abantu ngo maze ngo itorero ngo rizamurwe. Ni irihe se? Itorero rivugwa ni itorero rimwe. Ni itorero rimwe ryasigaye. Handitse ngo itorero ryasigaye si Babuloni. Ni rimwe niryo rigomba kuzaringa ngo ryonyine. Komeza hano. Baherako babirohaho, ariko bo ntibarushya banirwanaho, habe ngo babatere n'amabuye cyangwa ngo bagire icyo bakinga mu buvumo bwabo. Ahubwo baravuga bati, abana b'Imana mu karengane baravuga bati, nimureke dupfire mu butungane. Ijuru n'isi nibyo duhanze abagabo, ko mutwishe muturenganyije. Nuko babirohaho kuri uwo munsi w'isabato, barabica bo n'abagore babo, abana babo, amatungo yabo, bose hamwe bagera ku bantu 1000. Bose hamwe bageraga ku bantu bangana iki? 1000. Bazira iki? Sabato. Bazira iki? Sabato. Uwakuyeho isabato afite uwamusimbuye, nawe afite uwamusimbuye, kandi uwo wakuyeho isabato na n'uyu munsi ari gututumba. Imbaraga za Satani zamukoresheje zirahari, ziraregetse ngo akomeze umugambi we. Reka mbanze mbasomera imigambi ye mbere yuko nza gusoma, mbasomera imigambi Satani afite. Ngenda basomera imigambi ya Satani. Yesu ashimwe. Turajya mu buhanga harasoma uriya rero, ariko nawe uragumuhagarare hano kuko hageze urahagumuhagarare. Arasoma mu buhanga imigambi Satani afite ni iyihe? Ubuhanga, igice umutwe wa 2 umurongo wa 10. Umutwe wa 2 umurongo wa 10 ni hano. Imana ibaha umugisha. Nimureke turenganye intungane ikennye. Umupfakazi ntitukamugirire impuhwe. Umusaza wamazwe n'imvi, twoye kumureba n'irihumye. Maze ingufu zacu abarizo tugenderaho, kuko intege nke ntacyo zimaze. Kwibasira intungane kuko itubangamiye, ngo bibasira intungane kuko ibagenje iti tubangamiye. N'ubu uyu munsi buriya babumva intungane iri kubabangamira, ngo bibasira intungane kuko igenje iti, kuko ibabangamiye. Ikarwanya ibikorwa byacu, ikanadushinja ko twarenze amategeko, ikanabashinja ko barenze amategeko, bagakuraho amategeko y'Imana, isabato y'Imana bakaba barayikuyeho. Tugahemukira umuco mwiza badutoje, bakaba ngo barahemukiye umuco mwiza bagenje batojwe. Yirata ko yifitemo ubumenyi bw'Imana, ngo iyo ntungane yirata ko yifitemo ubumenyi
bw'Imana ngo kuko ishobora gutangira muri Daniyeli igice cya mbere ikavuga igice cya mbere ukuntu umwami Nebukadinezari yateye Ubuyuda akagota maze ngo akanyaga y'abantu yamara kubanyaga ngo bakaza bageriwe bakanga kurya inyama maze ngo bakarya ibishyimbo n'amazi ngo ariko bakagira ingufu cyane zikomeye ngo mu gice cya kabiri ngo bakagisobanura ngo ukuntu ngo yarose igishushanyo Nebukadinezari ngo akaberwa icyari cyo ku murongo wa 17 ngo bakakimusobanurira ngo akakimenya bagiheshejwe no mu ijuru mu gice cya gatatu bakamushuka akabumba icyo gishushanyo ngo kizahabu gusa ngo abantu bagipfukamire ngo maze bakacyanga maze agakurikizaho icyakane bagasanga Nebukadinezari yagiye mu ishyamba ajya kurisha nk'inka bagera mu cya bese byose bagakurikiranya bidatinda nagera no mu cya 12 maze ngo iyo ntungane ngo yirata ngo ko yifitemo ubumenyi bw'iki subiramo uwo murongo yirata ko yifitemo ubumenyi bw'Imana iyo ntungane ngo yirata ko yifitemo ubumenyi bw'iki ishobora gutangira mu byahishuwe igice cya mbere ikagenda ikaminuka mu gice cya 22 idatezwe igasoza ivuga iby'ijuru rishya n'isi nshya Yesu ashimwe maze rero iyo ntungane yasobanura Bibiliya maze uwo muntu ukorerwamo na Satani wanditse mu byahishuwe akamererwa nabi akaremba akumva ibye byararangiye akumva bari kumutesha agaciro Yesu ashimwe komeza ikaniyita umwana wa Nyagasani ngo iyo ntungane yirata ko yifitemo ubumenyi bw'Imana ngo ikaniyita umwana wande wa Nyagasani intungane ifite ubumenyi bw'Imana reka babwire yabikijwe byasezeranijwe ishatse reka babwire yashobora guturuka ku wa mbere ivuga Bibiliya ikazarangiza umwaka wose nta kindi kintu ivuze bikayishobokera komeza ntituza kutugayira ibitekerezo iyo ntungane ngo ntituza kubagayira iki ibitekerezo no kuyirabukwa byonyine biratubangamiye no kuyirabukwa iyo ntungane byonyine ngo no kuyirabukwa gusa sinubwo ngo no kubareba ngo no kuyirabukwa byonyine bibagenze bite birabangamira komeza kuko imibereho yayo idasa n'iy'abandi kubera iki kuko abandi bose barahuje ariko bo bafite iturufu bagendera bidahuje n'iy'abandi bati bari abantu batemeze nk'abandi mu kuririmba kwabo ntibaririmba nk'abandi mu myambarire yabo uretse abananiranye ntibambara nk'abandi mu kurimba kwabo uretse ab'ibinani batumva bati barimba neza bagatuza ugasanga ni abantu batuje bakeye bati bari abantu gahunda zabo bati buriya bameze bati ntibanywe ibitagira umumaro ntibarya ibitagira umumaro ntibari n'imibereho yabo ngo ntisa n'iyiki y'abandi ikomereze imyifatire yayo ikaba idasanzwe n'imyifatire y'iyo ntungane ngo ikaba itagenjete none ko idasanzwe bari kugambirira kwirenganyiriza iki komeza iyo ibona ibintu ibona turi nk'ibintu iyo ibona turi nk'ikintu cyataye ibara ngo intungane ngo yo ngo iri kubareba ngo ibonabo ngo bari nk'ikintu cyataye iki ibara habatizi ko baye batureba ati babona turi nk'ikintu cyataye ibara kuko ngo iyo bari gusobanura ukuntu ibintu byose byagiye bihindurwa baraba batari kungubu twakwihisha kubera ibintu twakoze noneho bakamererwa komeza iyo ibona turi nk'ikintu cyataye ibara ikitaza inzira zacu nk'aho zuzuye imyanda maze kitaza inzira zacu nk'aho zuzuye iki imyanda ndasubire buretse ngiye mbanze nigire mu byahisho soma ibyahisho 17 zana Bibiliya yawe isanzwe noneho ngo yitaza inzira zabo ngo nk'aho zuzuye iki imyanda wowe rero ugiye gusoma ibyahisho igice cya 17 sibyo Yesu ashimwe umurongo wa 5 ibyahishuwe 17 umurongo wa 5 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa umurongo wa 5 mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye nyina w'amamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi yego kandi ngo ni nyina w'ibizira bya hehe none aravuze ngo twitaza ngo izo nzira ngo nkaho zuzuye iki Yesu ashimwe ikomereze itangaza ko amaherezo y'intungane ari amahirwe ngo noneho bagatangaza ko amaherezo y'intungane ari iki ari amahirwe ikirata ko ifite Imana ho umubyeyi ngo yirata ko ifite Imana ho umubyeyi
nimureke turebe niba ibivuga ari ukuri. ubu rero nicyo kigiye kuzasuzumwa ngo nimureke turebe niba ibyo uvuga ari iki, ari ukuri. Komeza. dusuzume uko ibyayo bizarangira. ubu bagiye gusuzuma uko iby'intungane bizarangira. dusuzume uko ibyayo bizagenza bite, bizarangira. niba intungane ari umwana w'Imana koko, niba intungane ari umwana w'Imana koko, izayitabara, izayigobotore mu nzara z'abanzi bayo, tugiye gusuzuma turebe niba intungane ari umwana w'Imana koko, izayitabara maze igobotore mu nzara z'abanzi bayo. Yego. tuyigerageresha ibitutsi n'ibitotezo, ngo tuyigerageresha ibitutsi n'ibitotezo, kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, ubu rero abantu batari kwiyumanganya nta bitutsi nta n'ibitotezo biriho. umunsi hazaba haje ibitutsi n'ibitotezo nibwo bazamenya ibyo ari byo. ubu abantu batajya bumva ijambo ry'Imana ngo biyumanganye. kandi nagiye mbona abantu benshi iyo babwiwe ukuri kuzuye nk'uko kwanditse bararakara, imitwe ikabyimbika, barya bakarwara, bamwe bashobora no kujya mu bitaro kubera ko ijambo ry'Imana ryabwirijwe. ubaramutse bavuze ibizira byuzuye byanditse ku bantu baba baranze kwihana, barakara, imitwe ikabarya. reka mbabwire, hari ikindi kigeragezo kigiye kuzaza kikabashungura, ku buryo abantu bose bazamenya uyu murongo ukugeza ubwo abantu bose bazagaragara ko ari intungane igomba gutabarwa no hejuru. Komeza. kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe n'ukwihangana kwayo. reka bayigerageze barebe ukwiyumanganya kwayo no kwihangana kwayo. nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni. baravuze ngo nibareke bagenze bate? ngo musubiremo, ngo agiye gusoma, musubiremo. nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni. musubiremo, mwongere musubiremo. inki yicwe uruteye isoni, ngo yirata ko yifitemo ubumenyi bw'iki, ngo ikirata ko ari umwana wa Yesu ashimwe. none ngo bayitange yicwe uruteye iki? kuko icyo gihe Imana izayihagararaho. ariko bagize totoroji muri uyu murongo binyuzemo, bahise bavuga ngo kuko icyo gihe. buriya n'Imana yabibate, n'Imana Yesu ashimwe. ngo Bibiliya irasobanutse neza. Bibiliya avuga ngo kuko icyo gihe Imana izagenza ite, kuko icyo gihe Imana izagenza ite yemwe, kuko icyo gihe Imana izayihagararaho. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. uwo murongo basore, uwo murongo uyu nguyu yenda gusoreza, nimugasubire muri ako karongo. kuko icyo gihe bizagenza biti, Imana izayihagararaho. umuntu wumva Imana izamuhagararaho ngaho niyishyire muri uwo mwanya, ngaho nimusubiremo. kuko icyo gihe Imana izampagararaho. kuko icyo gihe bizagenza bite, Imana izampagararaho. kuko icyo gihe bizagenda bite. Imana izampagararaho. Haleluya, Imana irahari. Komeza. kuko icyo gihe Imana izayihagararaho, dukurikije nanone uko ibyivugira. ngo icyo gihe Imana izayihagarara, ngo dukurikije nanone uko igenza ite, ibyivugira. Yesu ashimwe. Imana ibaha umugisha. umva ahangaha rero ibi bintu bimaze gusomeka neza. noneho njyewe nanjye hari ahantu ndasoma, ariko mbere yuko masoma tugiye kugaruka inyuma nanone mu kindi gitabo cyitwa Abamakabe. uyu munsi ndasoma ijambo ry'Imana, mureke dusome ijambo ry'Imana. murabishaka cyangwa tugarukira? avuga ati tugarukira dutahe, ndahita nsoza. bazamura ikiganza. Imana ibaha umugisha. tugiye gusoma rero Abamakabe igice cya 2. noneho ni igitabo cya 2 cy'Abamakabe. noneho umurongo wa 10 umutwe wa 15. yego, umutwe wa 15. akira wowe rero wo hirya ugiye gusoma mu gitabo cya Bibiliya isanzwe. ndaza kuhakubwira aho urasoma muri Bibiliya isanzwe. wowe urasoma Bibiliya ntagatifu. Abamakabe igitabo cya 2 cy'Abamakabe umutwe wa 15 n'imirongo utungutu twonyine. Nikanori atuka Imana. Nikanori ngo amenye ko Yuda n'abantu be bari mu karere ka Samariya. Yiyemeza kubatera ntacyo yishisha ku munsi w'isabato. Ku munsi w'iki? Bibiliya ntagatifu iravuze ngo ku munsi w'iki? W'isabato. Yego. Abayahudi bari baramukurikiye ku gahato,
baramubwira bati sigaho wijya kubica bunyamaswa. Abayahudi bari baramukurikiye ku gahato baramubwira bati sigaho wijya kwica abantu bunyamaswa kandi kigome. Bene ako kageni ahubwo hesha ikuzo umunsi umugenga wa byose yahisemo akawutagatifuza. Baramubwira ngo hesha ikuzo umunsi umugenga wa byose yahisemo akawutagatifuza. Umunsi watagatifujwe ni uwuhe? Yesu ashimwe. Umunsi watagatifujwe ni uwuhe? Yesu ashimwe. Umunsi watagatifujwe murawuzi? Subira haruguru gatoya twumve ngo hesha ikuzo. Subira haruguru gatoya. Abayahudi baramukurikiye ku gahato baramubwira bati Abayahudi bari baramukurikiye ku gahato baramubwira bati sigaho wijya kubica bunyamaswa kandi kigome bene ako kageni. Sigaho wijya kubica bunyamaswa kandi kigome bene ako kageni. Ahubwo hesha ikuzo umunsi umugenga wa byose yahisemo akawutagatifuza. Umunsi umugenga wa byose yahisemo akawutagatifuza. Wowe wo hirya wowe uraburetse gato uraza gusubukura. Wowe ugiye gusoma Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 n'uwa 14 twumve umunsi umugenga wa byose yashyizeho nuwuhe. Yesaya 58:13 nuhindukira ntukandagira isabato. Nuhindukira niba wanahindukiye uzahirahira uhindukira mu bindi, ariko handitse ngo ntukandagire iki? Isabato. Nuramuka uhindukiye uzahindukire mu bindi ngo ariko ntukandagire iki? Isabato. Isabato. Yego. Ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Ahubwo ukita isabato umunezero. Ahubwo ukita isabato umunezero. Umunsi w'Uwiteka. Umunsi wera w'Uwiteka. Ukawita uw'icyubahiro. Ukawita uw'icyubahiro. Ngo ni umunsi w'iki? W'Uwiteka. Hano bavuze ngo ni umunsi umugenga wa byose yagize ate? Yatagatifuje. Yagenje ate? Akawutagatifuza. Yego, komeza. Wewe hirya. Ukawita uw'icyubahiro. Uwo munsi w'isabato ukawita uw'icyubahiro. Ukawubaha. Ntubikigenge. Ntiwishakire ibyo kwinezeza. Ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe. Nuko uzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu. Imana iti nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu. Kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Ntuzasonza nta nzara izakwica nicyo uwo murongo uvuze. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Akanwa k'Uwiteka ngo niko kagenje gate. Imana ihabwa icyo. Ngo ninde ubivuze? Ngo ninde ubivuze? Uwiteka. Oya, ngo ni iki cyande ninde ubivuze? Akanwa k'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Niko kagenje gate. Kabivuze. Noneho ngo abo ngabo barababwira bati wikwica abantu bunyamaswa kandi kigome bene ako kageni ngo ahubwo hesha ikuzo umunsi. Usubiramo aho ngaho rero uhasome neza none uhuruture nawe urakuvugiramo. Sigaho wijya kubica bunyamaswa kandi kigome bene ako kageni. Yego. Ahubwo hesha ikuzo umunsi umugenga wa byose yahisemo akawutagatifuza. Amen. Akomeza muri Bibiliya ntagatifu. Nuko uwo mugome urengeje urugero. Ababaza niba mu ijuru hari umutegetsi wigeze ategeka guhimbaza umunsi w'isabato. Bamusubiza ngo iki? Nabo baramusubiza bati ni Nyagasani nyir'ubuzima ubwe umutegetsi w'ijuru wategetse kubahiriza umunsi wa karindwi. Yesu ashimwe. Yego, maze bigenda. Undi nawe arabasubiza ati ubwo noneho nangiye kuvuga kiyobozi nkuko yasubiza. Undi nawe arabasubiza ati nanjye ndi umutegetsi ku isi. Ntegetse ko bafata intwaro. Bagatunganya umurimo w'umwami. Nyamara ariko ntiyashoboye kurangiza uwo mugambi we w'ubugome. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihimbazwe. Tubaye tugarukiye ahangaha. Nimwigire kwiyicarira kuko hano ntabwo mwahaguma murinaniriwe. Imana ibaha umugisha. Mfite byinshi nasoma ariko ndasoma bike. Igitabo cy'umugenzi page ya 5. Igitabo cy'umugenzi ngiki kitwa umugenzi. Hari umuntu kinzaniye hano nakibajije ngeze ahangaha. Nanjye ndagifite ariko icyanjye kirashaje. Navuze ninjye ndafata igishyashya kugira ngo icyo nzana ku ruhimbi ningira gutya abantu bose bakibone bamenye ko ari igitabo cy'umugenzi cya bene data bo muri ariya madini kandi bakunda Imana. Yesu ashimwe. Igitabo cy'umugenzi gice
paje ya 5. Umwanditsi w'iki gitabo yitwaga John Bunyane yavukiye mu Bwongereza mu mwaka wa 1628. Se yari umucuzi kandi nawe yize uwo mwuga. Yize imyaka mike mu ishuri ry'abana, yiga gusoma no kwandika gusa. Yari afite ubumenyi bwinshi bwa kavukire, ariko nta buryo yabonye bwo kwiga byinshi. Nubwo yarazi kwandika no gusoma, imyandikire y'iteka yari irimo amakosa menshi. Uyu Yohana Bunyane akiri umusore yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko akabikorana umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumvise icyo cyigisho, yumva ijwi rimubaza riti, yumva ijwi ry'Imana mu mutima we ribaza riti, urahitamo iki? Uyu John Bunyane ngo yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kugenza gute? Cyo kugenza gute? Maze yumvijwe mu mutima yari mubaza ngo urahitamo iki? Igihe mwahereye mwumva ijambo ry'Imana bene data, nta gihe urumva Imana ikubaza mu mutima ugakubita ngo urahitamo iki? Ntugahitemo kuguma mu cyubahiro kitari icy'ukuri. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Maranatha. Yumva ijwi rimubaza mu mutima ngo urahitamo iki? Icyambere, kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gihonomu. Agira ubwoba bwinshi cyane, maze ariheba, yibwira yuko atagishoboye gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe baganira iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo, maze atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Maze amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Ngo bwarakeye ahura n'abagore bangahe? 3 bakijijwe bahagaze ku irembo ry'urugo baganira iby'ubuhamya bwabo no kubabarirwa ibyaha n'Umwami. Reka mbisubiremo mbisoma. Ahura n'abagore 3 bakijijwe bahagaze ku irembo ry'urugo, atangazwa icyambere n'amahoro yabo. Niki? Uwakijijwe agira amahoro, nicyo kimenyetso cyambere. N'ubuhamya bwabo, agira n'ubuhamya uwakijijwe. Yesu ashimwe. Iki gitabo cy'umugenzi ntihagire uwo kigerageza ngo ndi kugisoma. Cyarahanuwe mu ntambara ikomeye, paje 207, intambara ikomeye nini. Kw'iki gitabo cyafashije abantu benshi mu rugendo rujya mu ijuru, kandi ko kizafasha benshi mu rugendo rujya mu ijuru. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka n'Umwami w'amahoro. Maze atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Maze amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Yumvise batari gusacinga mu matelefone ngo ibitenge bigezweho, ngo amakanzu ngo agezweho, ngo mbese ngo igezweho ni iyihe, ngo ya 60 ngo yavuye ku gihe, ngo hashize 180, ngo 180 ngo ntawayijyana mu bukwe ngo yavuye ku gihe, ngo hari ya miliyoni ngo niyikaze. Yumvise ukuntu bari kuganira amahoro yabo n'ubuhamya bwabo, haranditse ngo amenye ko abo bagore bagenje bate. Bagenje bate. Ndasubira ntago mufata mu mutwe. Yesu ashimwe. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe baganira iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo, atangazwa icyambere n'amahoro yabo, 2 n'ubuhamya bwabo bwo kubabarira ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Maze amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Yesu ashimwe. Maranatha. Aha maze gusoma naha mbere, yari yumvise umuntu bwa mbere yigisha ku cyaha cyo kwica iki, akorwa ku mutima. Yaje kwihana, ari kuganira na mugenzi we yarabimubwiye, maze aruhuka isabato y'Imana. Reka mbasomere icyatumye witwa Byiringiro wo mu gitabo cy'umugenzi yihana. Yesu ashimwe. Paje 135. Ubuhamya bwa Byiringiro niko handitse. Ubuhamya bwande. Mufite igitabo cy'umugenzi? Ngaho twagiye. Paje 135. Bari mu buhamya. Nuko mukristo atangira ati, reka nkubaze ijambo. Niki cyabanje kugushakisha kugenda uru rugendo? Byiringiro ati, umbajije cyabanje kuntera gushaka icyakiza ubugingo bwanjye. Ubugingo iyo bukiza umuntu aba yabaye ukundi.
nigeze gushaka ko ubugingo bwanjye bukira, nkajya ngenda nimyoza mu nzira. Nigeze kuba ndi kuzamuka Kimironko mu Ruturusu, ndagenda nicara ku kaborodire kari ku muhanda, ngira ikiniga mu mutima, ndi gutekereza ukuntu ubugingo bwanjye bwazakira nkazaba umuntu w'Imana. Nkabona ni ibintu biri hirya cyane, biri kure cyane, ariko nkakomeza nkajya ninginga Yesu. Nshima Yesu wanyegereye akangirira neza. Mfite umugambi wo kumukurikira kugira ngo azangeze ahandi ku kindi kintu cyiza, kuko buri afite ikindi kintu cyiza ashaka kuzankorera mu mutima. Ngewe iby'inyuma ntabwo ari byo nshaka, si byo nitaye. Iby'inyuma n'abapagani barabibonye, bafite na byinshi, sinakwirwa ibyo nanabisengera. Ndashaka ikintu Yesu Kristo cyatumye aza kumpfira muri iyi si ngo nzahabwa ubugingo. Nimara kugifata nkagishyikira icyo kintu, ubundi ngo hari umunsi uzatunezeza kurusha iyindi. Ni umunsi tuzumva amazina yacu ahamagawe. Ntabwo navuga ibintu byinshi, reka nisomere. Umbajije icyabanje kuntera gushaka icyakiza ubugingo bwanjye, mu Kristo ati nicyo mbajije. Byiringira ati namaze igihe kirekire nishimira ibiboneka bikagurirwa mu iguriro ry'iwacu, ariko none namenye yuko ibyo bintu byari kuzandimbuza iyo nkomeza kubikunda. Mu Kristo ati ni ibiki wakundaga byari kuzakurimbuza? Byiringira ati ni ubutunzi bwose bw'iby'iyi si narabukundaga, nishimiraga cyane n'ibiganiro bibi. N'ibiganiro bigenje bite? Bya bishegu muvuga muri ku kazi, birya bishegu by'ibiganiro bibi biraza kubakoraho. No gusinda, abasinzi bamwe wicarana nabo mu materaniro ukumva bari kunuka biriya bintu biri gututumuka mu bitugu banyweye, ngo bakajya bahekenya shikarete ngo bitabanukaho, bakisiga inturusu. No gusinda. Icya gatatu, no kurahira Imana ubusa. Kurahirira Imana iki? Icya kane, no gutukana narabikundaga. Icya gatanu, nakundaga no kubeshya. Ababeshyi bamwe bahamagara kuri telefone ngo uri hehe, ngo ndi Kacyiru, bari Nyabugogo. Murarwaye mwebwe babeshyi. No kugenza gute? Ngo ibi bintu ngo nabiranguye ngo ibihumbi 10, kandi ntawe ukubaje ayo wabiranguye, ngo none ngo urama 11 kandi warabiranguye 3. No kubeshya ngo yarabikundaga. Yesu ashimwe. No gusambana, ngo no kugenza gute? Ngo nabyarabyishimiraga. Bamwe barara bareba za filimi. Mwe nabo ngabo ikimenyetso cy'abantu barara bareba za filimi za zindi zimeze kurya zitagira umumaro. Iyo yicaye mu rusengero ku isaba atari urubyiruko, uratangira ukabona ari guhunyiza. Ari umusore w'imyaka 21, 18, umusore utarageza ku myaka 35 ukabona ari guhunyiza. Ukabona umuntu w'umukobwa w'inkumi ari guhunyiza, ukibaza ese ni indembe? Kandi si indembe, ntarwaye, nta bumuga afite, ngo abana n'ubumuga, ni muzima. Ahubwo biterwa n'ibintu aba yarayareba, maze bugacya yahwereye, yamaze kuba umuhwere, akaza mu rusengero akadandabirana, akaba yahwereye yagezeyo, kuko ibyo yahwereyemo ni ibindi bintu. Ubundi abantu bakwiriye gusinzira mu materaniro ni abantu bakuru, bamaze kugira agasukari kenshi mu mubiri, bafite imvune, bavunitse, bahetse abana, imigongo yabo yarahetse abana, cyangwa se bafite ubundi burwayi, bafite ibibyimba biri mu mubiri byabashegeshe. Noneho n'abandi bantu baba barananiwe kubera imirimo baba barakoze ngo bakunde bagire imibereho, ariko umuntu ukiri muto wicara mu materaniro agasinziriramo, afite ikibazo cy'uburwayi butamworoheye. Hindura ibyo uraramo, urare ubanza usenge, numara gusenga uryamusinzire neza. Nukanguka mu gitondo unywa amazi kugira ngo yoze ibintu byose byaraye mu nda. Nushaka ushyiremo ikindi kintu ushaka ukirye umererwe neza, uzarebe ko usinzira mu materaniro. Ukazuga nabonye hano hari abasaza banejeje babiri, kandi umwe twari turi kumwe hanze.
n'ubundi kumureba ariko ntawe mvuze. Hari none baranejeje bicara mu matera habe no kunyeganyega habe no guziza buri kantu kose bagakurikira kandi ariko wajya kubona ukabona umusore wicaye uruhande rwe warayahwereye yaraye muri telefoni yahwereye ari umuhwere ukabona arahwereye yicaye uruhande rwa arahwereye akamera nk'indabyo zagizeza baranduye. Mwarahwereye bamwe nabahwereye maze wajya kubona ukabona umusaza we wibanira n'Imana ukabona mu materaniro arakomeye ijambo ry'Imana ikajya rivugwa amina 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 yishakira ubugingo buhoro uko ari karimba amina amina n'umukecuru wikundira Imana amina amina umukobwa w'umuhwere nawe bazahwera bazageza ryari ko Yesu agiye kugaruka? Bazahwera bazageza ryari? Bazahwera bazageza ryari? Nabonye abasaza hano bagiye bazinduka buri gitondo baza mu materaniro badasiba. Ariko nabona abantu bandi ariko mwebwe ntago muri mu bahwere ndi kuvuga babahwere babandi ariko nabona hakaba abantu bona bakiri bato ngo nava mu kiringiti ngo arapfa, ngo nava mu ikuvurori ngo senezite ngo ziratutumba, ngo nava ngo mu ikuvurori ngo aramera ukundi kuntu. Ntabwo uzahura n'ibi bihe tumaze gusoma. Abandi ngo barababazaga ngo ninde wabategetse kubahiriza isabato, ngo bagahita basubiza ngo ni Nyagasani umugenga w'ijuru n'isi. Ngo bakababwira ati nimwihakana Imana maze mwihakana isabato ngo tubareke. Siko twasomye. Abandi bati ntiduteze kuyihakana kugeza ubwo babicira umunsi umwe. Bibiliya ntagatifu yavuze ngo babiciye umunsi umwe bagera ku bantu bangahe? Iryo jambo mwari bitse mu mutima. Reka mbasomere ubuhamya bwa Byiringiro ibintu ngo yakundaga atarihana, ngo yakundaga ngo nibyo bintu byose ngo n'ubusambanyi ngo none ikintu cyanyuma ngo cyamushegeshe ngiki nakundaga no kwica isabato. Ngo yicaga niki? Nyoberwa abasoma iki gitabo cy'umugenzi ba nyiracyo, dore nta nubwo ari n'icyacu. Nyoberwa bagisoma icyo bagisomamo. Bakagisoma umwaka ugashira undi ukaza bagasohora ibindi, bakagisoma umwaka ugashira undi ukaza, umwaka ugashira undi ukaza. Kibabwira isabato bakaguma bagatsimbarara. Dore isabato nicyo kintu abantu bose bagiye kuzageragerezwaho. Muntu uri hano nawe wica isabato ukayigendamwo biguru ntege, ukirirwa ureba ibinyamakuru bisanzwe ku isabato, ukirirwa bari inkuru, ukirirwa n'ibinyabiziga bikora mu muhanda biri gutunda amafaranga ku isabato, abandi n'ifarashi zabo zarahagarikwaga n'indogobe. Ufite ikibazo. Abazaraga ubwami bw'Imana bagomba kuzahura n'ikintu gikomeye, ikintu cyitwa kurenganwa bazira ijambo ry'Imana bizeye. Abazarimbuka bagomba kuzahura n'ibyago birindwi bikabarya bikabashegesha. Byamara kubashegesha bakumva kaga ko kugomera Imana. Iby'Imana yandikishije ni byiza kandi ni byinshi, ariko ntabwo ndabisoma byose. Reka mbasomera amasomo ari hano maze dusoze dutahe, kuko nari ngeze ku cyago cya kangahe? Yesu ashimwe. Ku cyago cya gatatu umurongo wa 8 none ibyasho 16. Marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi batuki Imana ishobora kubateza ibyo byago ntibihana ngo bayihimbaze. Nasomye impamvu ngo badashobora kwihana. Izuba ryavuyeho rikajya mu bisebe kubera baramye inyamaswa. Barangiza iryo zuba ngo bagatuka Imana, ngo baravuze bati nidutuka Imana irahita twica tuveho twe kuguma kwicwa n'ibisebe bidushegesha. Ati yendira hita twica tuveho turangire, kuko ibisebe byarabaryaga bakagira ngo barapfa bakabona baracyari bazima. Nicyo cyatumye batuka Imana. Ngeze ku murongo waho wa 10. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami bwa ya nyamaswa. Twasomye ngo iyo nyamaswa ngo ni igikoko muri Bibiliya ntagatifu ngo cyahehe, ngo kiroma, ngo gitoteza abaki abakristo. Niko Bibiliya ntagatifu yavuze. Nyamaze kuyisoma. Yesu ashimwe. Noneho hano ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru ntibihana imirimo yabo. Murongo wa 12. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturutse iburasirazuba yitegurwe. Uyu murongo waranejeje. Marayika uyu wa gatandatu
uzasuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate. Uruzi runini Ufurate rwari uruzi ruzengurutse ingoma y'i Babuloni. Niyo ngereranyo. Iyo umuntu yateraga ingoma y'i Babuloni yageraga ahantu hari urupangu rurerure cyane runini, yarwurira ngo aze gutera mo imbere akidumbura muri urwo ruzi ruhora rugenda rukamutwara maze agapfa. Kuvuga ngo urwo ruzi ruzakama. Ingabo ziyobowe n'uwitwa Kuro zaje Imana yazitegetse ngo zize. Imana yaravuze kuri Kuro asigaje imyaka irenga 100 ngo avuke, ataravuka Imana yaramuvuze izina. Araza ageze kuri urwo rupangu Imana yamutegetse. Hariho ingoma y'umuntu w'igihangange wigize ishyano wasuzuguye Imana witwaga Berushazari, yanditse mu gice cya 6 cya Daniyeli. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Cya 5 mu gice cya 5. Yesu ashimwe. Maze baraza bageze kuri rwa rupangu bajya inama n'ingabo za Kuro bati turabigenza dute? Batereka turobore hasi y'uru rupangu maze urwo ruzi rusandare rubamo. Bararoboye. Bakirobora Imana yari yaravuze ibintu kuri Kuro. Urwo ruzi igihe rutangiye gupfumuka bateye bakoze kuri cya gipangu cyihonda hasi, maze cyihonze hasi gihinduka ikiraro, amazi arasandara, maze ingabo za Kuro ziratambuka ziragenda zisanga umuntu witwa Berushazari ari kunywa inzoga yahaze n'abasirikare bamurinda. Maze igihe basangaga bahaze n'abagore babo n'inshoreke zabo, maze barabasakiza babicira umunsi umwe, maze ingoma ya Berushazari uwo munsi bigenje ite? Razimye. Maze Kuro yima ingoma. Imana yari yaravuze Kuroho ibiki? Yesaya 45. Yesaya 45. Umva ibintu Imana kandi ni mu bisoma ibintu murasoma hano, mwizere ko ibyo Imana yabavuzeho namwe ariko bizaba, kuko Imana yabivuze kuri Kuro bitaraba kandi byamubayeho. Yesaya 45. Ibyakuranye by'Abayisirayeli uko bazagaruka. Iyo bashyizeho ngo uko bazagaruka ubwo baba bavuga twebwe. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga. Yesu ashimwe. Ari imbere ye kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi n'amarembo ntazugarirwa. Haleluya. Ngo n'amarembo ntazagenza ate? Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana yavuze ngo n'ibihindizo by'ibyuma ngo izagenza ite? Kuro ageze kuri rwa rupangu yateyeho intambwe gusa kuri rwa rupangu, agiye kubona abona urupangu rwikubise hasi, abona ibihindizo by'ibyuma byari birufashe bikagera hejuru, abona bicitsemo kabiri. Nta mashini bakoresheje ziraza sharijeri za furukawe, zira mashini za katiripurari ntazo bari bafite. Bagiye kubona abona rwikubise hasi, ahita amenya ko ibintu Imana yaravuze ngo n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kangahe? Kabiri. Yesu ashimwe. Umurongo wa 2. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Umurongo wa 3. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa hiherereye. Haleluya. Uyu murongo uvuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa hiherereye, ngo niwo wonyine Kuro yatsinze adasobanukiwe, ariko ibindi byose yarabirebaga akayoberwa ibyo ari byo, akabona ni ibintu Imana ikoze bitangaje. Ariko umurongo uvuga ngo n'ubutunzi buri mu mwijima, niwo murongo yaje kuzakomeza gusesengura hanyuma ngo amenye icyo uyu murongo uvuga. Reka nkomeze ndawugarukaho mu kanya. Yesu ashimwe. Ngo n'ubutunzi buhishagenje hate ahihereye kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina, ko ari njye Mana ya Isirayeli, kubwo umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Umurongo wa 5. Uwiteka aracyari kubwira Kuro, ni njye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho atari njye, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Ngo nzagenza nte? Yesu ashimwe. Kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye yuko ari nta yindi Mana atari njye. Umurongo, ni njye Uwiteka nta wundi ubaho. Yesu ashimwe. 13. Mpagurukije Kuro gukiranuka. Yesu ashimwe. Kandi nzatunganya inzira ze zose. Imana ngo izatunganya inzira zose zande. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu Kuro amaze kwima iyo ngoma, Daniyeli yahise amusanga ati ibintu Imana yakuvuzeho muri Yesaya 45 urabizi? Ndati ni ibiki? Arabimuga
yavuze ngo izakujya imbere ataringaniye haringaniye. Ati narabibonye igihe twari tugeze kuri rwa twageze ku rupangu, turwa rupangu rwisuka hasi maze turambuka turatambuka tugeramo uruzi ahataringaniye. hari uruzi Imana yari yaharinganije kuko urupangu rwari rwikubiseho rwahondamye maze ibizi byasandaye maze turatambuka neza maze turagenda dutsinda tutarwanye. Uwiteka Daniel, Uwiteka yavuze yuko azakenyuruza abamugakenyera. Ati none yakenyuruje uwari uriho Berushazari, none ati koko narakenya. Ati nasanze yasinze ndamusakiza mpita nkenyera umwitero w'ubwami. Nuko umurongo uvuga ngo ubutunzi buhishwe buri mu mwijima ahantu hiherereye. Yahise avuga ati ubwo butunzi buhishwe rero ni ukumenya Imana yo mu ijuru. N'uwo yiyegurira uzahabwa ubugingo buhoraho. Kuro yiyeguriye Imana yo mu ijuru yapanye ibyiringiro, narasomye ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo muri paradizo y'Imana vuba aha. Tuzaba turi kumwe na Kuro. Kandi n'uwo bayoboranye iyo ngoma witwa Dariyusi nawe yarihannye azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ndetse n'uwitwa Nebukadinezari wababanjirije nawe yarihannye azahabwa ikamba ry'ubugingo. Uwo hagati muri bo niwe wigize igihazi maze asuzugura Imana yanga kuyumva, ari we witwa nde? Berushazari. Niwe wenyine uzarimuka, ariko abandi bose Daniyeli yabwirije bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Tuzaba turi kumwe muri paradizo y'Imana. Rero icyago cya karindwi nicyo Yesu Kristo azazamo. Ubwo Yesu agiye kuza tumwitegure. Ahataringaniye natwe nitugera muri ibyo bihe azaharinganiza, azamenagura ibihindizo by'ibyuma, azabicamo. Muzasome inyandiko zibanze ku cyigisho cyitwa ngo ubutumwa bwa Marika wa 3 busozwa. Muzasome kuri icyo cyigisho. Mbese muzasome n'ibyigisho byose bivuga iby'igihe cy'akaga abana b'Imana ngo bazinjiramo. Abana b'Imana binjira mu gihe cy'akaga abazaba bafite. Reka ejo nzasoma umurongo umwe uvuga ibyo bintu, ne kwirirwa mvuga ibintu byinshi. Ngewe nisomye ahantu handitse ngo umunsi bazashyiraho itariki bakibeshya kuvuga itariki n'umunsi byo kwica ubwoko bw'Imana. Yesu Kristo ngo azahita haguruka ngo abo mwishe mbere mwarabishe byararangiye, ariko ubwo mutinyutse gutangaza umunsi n'itariki, umukiranutsi utarapfa wese azajya mu ijuru adapfuye. Icyo gihe intwaro zose zizaba zishaka kwica ubwoko bw'Imana nta nimwe izabufata, zose zizavunagurika kugeza ubwo. Iyo handitse ngo amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturutse iburasirazuba yitegurwe, n'igihe bazabiteguye gusakiza ubwoko bw'Imana. Kuko amazi ibyahishuwe igice cyaho cya 17 umurongo wa 15 hanze ngo ya mazi wabonye niyo moko n'amateraniro n'amahanga. Ubwo amahanga ngo niyo mazi, ngo n'amoko ngo n'amateraniro ngo niyo mazi, bizaba byiteguye gusakiza ubwoko bw'Imana. Maze igihe biteguye gusakiza ubwoko bw'Imana, marayika akabacamo bo ubwabo bagasubiranamo bagasandarana nk'amazi, kugira ngo inzira y'abami baturutse iburasirazuba yitegurwe, kugira ngo twitegure umunsi n'isaha byo kuza kwa Yesu. Icyo gihe tuzaba dutsinze burundu. Yesu abane natwe, Yesu aduha amahoro, Yesu aduha umugisha. Sinaguma gusoma iby'Imana ngo nzabirangize. Reka twiringire Data uri mu ijuru. Imana izaduhe kuzaba mu bwami bwayo. Mbisabira iteraniro ryose mu izina rya Yesu. Ababishaka bose ababishaka bahaguruke dusenge. Imana ibaha umugisha. Ndashaka rero umuntu uri mwaya materaniro uvuga uti njyewe nje gushima Imana ko nsobanukiwe icyo ntarinzi, none ndashimira umwami wanjye. Aze hano dusenge. Aze hano dusenge. Fasha umwanzuro wo kwihana. Akaba ari mu bantu bazabatizwa ejo. Atambuka aze hano. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Nuwari warashidikanyije akagira ubwoba, uyu munsi akaba bushize ati ndabushira nk'uko abandi babushize, bakemera no gupfa. Nanjye nzabatizwa mu izina rya Yesu, nawe naze hano. Akaba yari yaragize ubwo, ariko akavuga ati uyu munsi umwanzuro ndawufasha. Imana ibaha umugisha. Abazabatizwa bose muze hano abahari. Nuwumva afashe umwanzuro nonaha akavuga ati noneho ndawufasha, dore igihe nabereye ndaje, nawe naze. Ti nubwo bambujije ariko ndaje. Bambujije mu isi ariko ntibambujije mu ijuru ndaje. Naze. Imana ibaha umugisha. Yesu yarabategereje. Uzabatizwa wese, umuntu wese uzi ko azajya muri Yorodani uri hano naze hano. Kandi umuntu utaraza aha ngaha ejo ntazaze muri Yorodani aje kujijisha. Iby'Imana ntabwo bijijishwa. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha.
bamwe bashaka kunyonyomba bakagira nanyura mu gikombe kibi cy'igicu cy'urupfu ntabwo nzatinya kibi cyose kuko ndi kumwe nawe iminsi yose. Byiza kwibera mu maboko y'Iteka n'umunezero utarondoreka mu mababa ye birombora ubwijo maze numva ntekanye. Simba yawe niyimpumuriza nzakomeza muyoboke nezezwa no kuba umwana wawe nkayoborwa nawe muri byose. Inkoni yawe niyindinda ngo nateshuke inzira yawe. Nyobora mwami Ndakwihaye ngo ngende ngushaka iminsi yose. Ibyiza kwibera mu maboko y'Iteka n'umunezero utarondoreka mu mababa ye nirombora
igikorwa cy'impamo Imana yahindutse umuntu mazivuka nk'umuntu mbega ngo Imana ironka kuko umwana yonswa mbega ngo Imana irasonza yararemye byose n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi umucyo w'ijuru turabana buhoraho n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho Imana yakoze n'ibigishwa impaka yabanje kwigaragaza binyuze mu bitamo imyaka iragenda iba myinshi batamba buri munsi ibyo bitambo byose byashushanyaga Yesu wagombaga kuza mwiza akitangira umuntu n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho Imana yakunze umunyabyaha ruharwa wahindutse umugome yemeye kumena amaraso ubwanjye nawe nshuti none sibyo yakoze twebwe twayitura iki uretse kuyegurira imibereho yacu n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho n'ukuri twaracunguwe turirimbe ibyo Yesu yakoze birahagije ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho ntabwo tukiri imbata z'umutware w'umwijima ubu turi mu mucyo w'ijuru turabana buhoraho
satani. Twishime, Haleluya, tunezerwe, wadukuye mu maboko y'umwanzi satani. waduhaye amahoro Yesu, Shimwa, shimwa, satani ntakiduteye ubwoba, n'ukuri yaratsinzwe. yamutsindiye imihanga. Shimwa, shimwa, inkoni wakubiswe mu cyiza, washakaga kuduha ubugingo. uri kumwe natwe mwami, Twibereye muri wowe, ibiteye ubwoba bya satani ntibikidukanga oya. uri kumwe natwe mwami, Twibereye muri wowe, ibiteye ubwoba bya satani ntibikidukanga oya. Twishime, tunezerwe, wadukuye mu maboko y'umwanzi satani. Twishime, Haleluya, tunezerwe, wadukuye mu maboko y'umwanzi satani. nyamwenda w'icyaha ubu dufite, nawo yesu niwe wawutwishyuriye, n'ukuri yaducunguye. ibazeho iyo tutabona inshungu, Twari gupfa, n'ukuri ntitugipfuye kuko yatsinze urupfu. ubu ni muzima. uri kumwe natwe mwami, Twibereye muri wowe, ibiteye ubwoba bya satani ntibikidukanga oya. uri kumwe natwe mwami, Twibereye muri wowe, ibiteye ubwoba bya satani ntibikidukanga oya. Twishime, haleluya, tunezerwe, wadukuye mu maboko mu maboko y'umwanzi satani. Twishime, haleluya, tunezerwe, wadukuye mu maboko mu maboko y'umwanzi satani. twishime, Twishime, haleluya, tunezerwe, wadukuye mu maboko y'umwanzi satani.
Yesu agiye gusubira mu ijuru kwa se, yabwiye abigishwa be ati nimugende mujye mu mahanga yose mubwirize iby'ubutumwa bwiza ndabatumye, kandi ati mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega aryana azabarya, ariko ntitinya nimugende nanjye nzabana namwe iminsi yose, kandi nzaboherere z'umufasha azabibutsa byose nababwiye, ariko mwitinya nimugende nanjye nzabana namwe iminsi yose, kandi nzaboherere z'umufasha azabibutsa byose nababwiye. Nuko abigishwa bateranira hamwe maze bategereza isezerano, bicisha bugufi bahuje umutima, bakura inkoni mu nzira barasenga, bamara iminsi mu cyumba bategereje Imana isohoza ibyo yasezeranye. Nuko bari mu cyumba cyo hejuru isezerano ryabo rirasohora, basukirwa imbaraga ya Mwuka Wera babasha guhamya Yesu bashize amanga. Nuko bari mu cyumba cyo hejuru isezerano ryabo rirasohora, basukirwa imbaraga ya Mwuka Wera babasha guhamya Yesu bashize amanga. Abigishwa bahagurukana imbaraga maze bakwira hose bavuga ubutumwa, ntibita ko ari intama hagati y'amasega, kuko umuderi wabo adatinya isega, bahagaze mu mbaraga y'uwatsinze, bakoreshwa ibitangaza batsinda umwanzi. None se torero ryasigaye twiteguye kwakira iyo mbaraga, tube maso dusenge twiboneze Imana isohoza ibyo yasezeranye. None se torero ryasigaye twiteguye kwakira iyo mbaraga, tube maso dusenge twiboneze Imana isohoza ibyo yasezeranye. None se torero ryasigaye twiteguye kwakira iyo mbaraga, tube maso dusenge twiboneze Imana isohoza ibyo yasezeranye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14 umurongo wa 14.